ndabona umukobwa wanjye ashobora kuba atunguwe no kumva ko umuhungu wawe afite abana, kandi natwe rwose biradutunguye. Burya nubwo kwihangana biba bishoboka mu bihe byose, hari igihe byanga pe. Kirezi yananiwe kwihanganira ibyo yumvaga, yisanga amarira yamanutse. Tubahaye ikaze. Iki ni igice cya 4 cy'inkuru yitwa Nyuma y'ubukwe, inkuru igaruka ku buzima bw'abakundanaga iyo bamaze gushaka. Twasanze nabwo ari ubuzima buhambaye, buba bwihishemo ibintu bitandukanye, rimwe na rimwe bikaza bitandukanye no kuba bitekerezaga. Iyi nkuru izadufasha kumva neza koko icyo urugo ari cyo nuko twakwitwara mu gihe tumaze kubaka. Ngaho ibuke ko gukora subscribe ariyo nkunga yawe izadufasha koko gukomeza gukora ibi bihangano, kuko ibi bihangano bidusaba ubushobozi. Rimwe na rimwe iyo utabonye aho buva ushobora kugeraho ugacika intege ukabyihorera, ariko iyo ukoze subscribe uba udufashije koko kubaka cya kintu twifuza cyazavamo ikizatuma dukomeza gukora. Ubwo rero niba utarabikora rwose bikora aka kanya, kanda aho hasi ahantu handitse subscribe cyangwa se sabone, ukandeho kandi no kora ako kantu k'inzogera, hanyuma urabudufashije by'umwihariko ukomeze wumve n'inkuru zacu zabizi ndetse n'izindi tuba twakoze. Ku musozo ya buri nkuru twashyira video cyangwa se playlist ku buryo wayumva ukarushaho gukomeza ushira irungu kandi unigira ku nkuru tuba twaguteguriye. Umva rero twagarukiye, hanyuma uhita ukomeza unumva inkuru yose. Kirezi yabanje gusa n'utekereza kuri icyo kibazo, yumva mu by'ukuri ntiyumva iyo mvugo yumvaga nk'ijimije kandi nanone yumvikana. Uwo mwana w'umukobwa yabanje gukeka ko uwo mubyeyi ahari yaba afite ikindi ashaka kuvuga, iyo ikaba ari imvugo iri muri za zindi bita inshoberamahanga. Yahise amubwira ati, twavuganye ko tuzabyara abana 2 kandi abo twumva nta kabuza tuzabasha kubitaho uko bikwiye. Hanyuma abo twabyaye bo ndumva ntabo. Kirezi avuze atyo, abo mu muryango wa Minani bahise bagwa mu kantu, ndetse mu muryango wa Kirezi nabo babibonye bibaza impamvu yabyo. Kirezi yarebanye na Minani, barebana indoro yasaga n'itandukanye n'izindi bari basanzwe barebana. Ubundi bari bahoze barebana akana ko mu jisho, kandi buri wese amwenyurira mugenzi we. Ariko ubwo bwo barebanye indoro yasaga n'ihatse ijambo ritari risohowe n'umunwa ariko rihari. Se w'uwo mugabo wasaga naho yahishe byinshi umugore we yise avuga ati, uko bigaragara mugiye kubana mutazi ibyo mugiye gukora. Niko sha, waba waributse kubwira umugore wawe ko ufite abana? Minani yazunguje umutwe nk'utiyumvisha impamvu umusaza azamuye ingingo yari yarahishwe mu myaka 5 bari bamaranye. Yumva atengushwe n'uwo musaza, yabonaga asa naho agiye kumera nka wa wundi umena inshishi mu isosi bugari bwari buhiye. Yabanje kwimyoza maze aravuga ati, muze mwaretse ibyo biganiro tukazabiganira ikindi gihe koko. Ntabwo ubona ko iki gihe ari igihe cy'ibyishimo? Se wa Kirezi akaba na sebukwe w'uwo mwiru wari warishe umukunzi we ko ari umukubaganyi karundura, yise abazaba mwana we ati, niko se kumona aba bana bashobora kuba batazi ibyo bagiye kujyamo. Ndabona umukobwa wanjye ashobora kuba atunguwe no kumva ko umuhungu wawe afite abana, kandi natwe rwose biradutunguye. Burya nubwo kwihangana biba bishoboka mu bihe byose, hari igihe byanga pe. Kirezi yananiwe kwihanganira ibyo yumvaga, yisanga amarira yamanutse. Niba yaraye ikimwo kabyarame sinababeshya, ariko hari wasanga yaraye uko yatekereza ko uwo musore yizeye amutengushye. Ariko burya nutizera umuntu uzamenye ko no kumenya uwo ari we bizakugora, kuko burya icyizere tugirira abantu nicyo rufunguzo rw'ibanze rudufasha gutuma wa muntu twizeye adufungura umutima we, tukabasha kumenya uwo ari we by'ukuri, yaba bicishije mu bikorwa bye cyangwa akaba yabicisha mu magambo ye. Minani, umusore wari warizewe n'ababyeyi b'uwo yashimye ndetse n'uwo yashimye, yabwiye umukunzi we Kirezi ati, ihangane Kire, ariko buryo kwihangana kugira ibyo kubakiraho si ibintu byubakira ku busa gusa, kuko bibaye bityo byajya bihirima buri kanya. Ababyeyi bari aho hafi ya bose bari bifashe ku munwa
kubera kumizwa n'ibyo abo bana bari bishoyemo babyita umugezi, kandi mu by'ukuri ari uruzi rurimo umuvumba uvumbukana ingega n'ikindi cyose kirwitambitse, ku buryo ubigiyemo atabanje kubitekerezaho neza ngo aritegure uko azabigenza, urwo ruzi rwamuhitana cyangwa rukamusigira ibikomere. Ababyeyi b'abo bana babonye ko abana babo hari ibyo bahishanye kandi bikaba ari ibintu bikomeye. Minani yahise avuga ati, none se mwaretse koko ibi bintu tukazabishakira undi munsi utari uyu nguyu? Ntabwo mubona ko muri kwangiza ibyishimo byacu? Uwari waronkeje uwo mukobwa yari yifashe ku munwa asa n'uvuga ati, genda mwana wanjye uragendesheje. Se wa Kirezi yabwiye ba mwana we ati, ibi bibazo turabikemura dute? Tubishakira undi munsi kumana atari ibintu byo kwihutirwa? Umusaza yaramubwiye ati, ndabona ariko bigomba kugenda. Ariko kandi uko babonaga abo bana bombi bameze, babonaga rwose bashobora kuza gupfa ibyo bintu. Barababwiye bati, umva rero mwabana mwe, muramenye ntihagire ushondana n'undi. Iki kibazo kibaye ntikibabuze kwishimira umunsi udasanzwe wanyu, hanyuma ejo tuzanyaruka tuze tubicoce. Uwo ni wo mwanzuro iyo miryango yemeje. Babonaga amasaha akuze kuko hari hamaze kuba nka 5:00 zisatira 6:00 z'ijoro. Ubwo rero babihariye umunsi wari gukurikiraho. Nuko bagiye kugenda basaba abana kutaza kuryana bapfa ibyo ngo kuko bari kuzabiganiraho ku munsi wari gukurikiraho. Ubwabyeyi babo bageni ndetse n'abandi bo mu muryango bari kumwe bari bamaze kuva muri urwo rugo rw'abageni. Hasigaye abageni ndetse n'umukobwa wari inshuti ya Kirezi wagombaga kuzamutinyisha muri icyo gihe cy'ukwezi kwa buki. Ubwo ariko Kirezi nubwo yari yagerageje kwerekana ko nta kibazo afite, byaragaragaraga ko agifite kandi gishobora kuba kinakomeye. Baje kugeraho bajya mu cyumba cyabo. Icyumba cyabo cyari kirimo imiziki ituje kandi iryoheye ugutwi, ku buryo uwo mukobwa aba adafite ikibazo yari kwishimira kumva umuziki waturukaga mu nguni zose z'icyo cyumba, maze wose ukaruhukira mu matwi yombi, uwo muziki ukarushaho kunyura uwumva. Uwo musore nawe yibwiraga ko uwo muziki yawutoranyije abyitondeye ngo uzamufashe kuryoherwa no kuva mu cyiciro cy'ingaragu akaba ugaragiwe. Cyakora yatunguwe no kumva umukunzi we amubwiye ko atifuza gukomeza kumva urwo rusaku ngo ni indirimbo. Burya koko haryoherwa ufite ubushake bwo kuryoherwa. Ukuntu umuziki wari mwiza, ntari kwifuza ko wagabanywa yaba adafite ibindi biri kumubuza kumva uburyohe bwawo. Umugabo we rero yaramwumviye arawugabanya, nuko yicara iruhande rw'umugore we wasaga naho ari kuribwa umutwe impande zombi. Umugore wari kubwo yananyuzagamo akimyoza, mbese byumvikana ko nubwo umunwa we utari gusohora amagambo, ariko muri we harimo kuvugirwa byinshi. Nyamugabo yaje kuvuga ati, Kire, mbabajwe no kubona wabaye bigeze aha ngaha kandi ari igihe nyirabayazana wabyo. Kirezi yumvise amagambo yavaga mu kanwa k'uwo musore yari yarasimbuje uwo bahoranye wajyaga umubabaza. Yazunguje umutwe nk'utiyumvisha ukuntu yizeye uwo musore, maze aramubwira ati, koko Mina, nkwizere nizeye ko ukiri Minani wa kera utaratinyukaga no gusoma umukobwa, nawe warabaye umusore uri gutera inda hirya no hino koko? Uwo mugabo koko yumvaga ibyo uwo mukobwa yavugaga ari ukuri, kuko burya niyo wacikwa rimwe, ariko iyo bibaye kabiri hari kiba kibyihishe inyuma. Kirezi yakomeje abwira uwo mugabo wakanuraga nk'uwanyoye amata y'uruhinja ati, utinyuka umbeshya urukundo ntugamije kuzantera agahinda ku munsi nk'uyu? Ubiyumbwira ko wabyaye koko wari kubiki? Minani yirengagije ko yari yambaye imyenda yari yaratanzwe akayabo k'amafaranga, maze aca bugufi apfukama imbere y'umugore we, maze aramubwira ati, ndemera ko nakosheje rwose kandi igihe cyose iri bumpe ndacyemera Kire. Gusa natekerezaga ko nindamuka mbikubwiye uzahita unyanga kandi numvaga ntabasha kubyakira. Ubwo rero numvaga nzabikubwira nitumara kubana. Kirezi azunguje umutwe nk'utiyumvisha ukuntu umusore yamubeshye, maze aravuga ati, urampemukiye Mina, nari narahize ko ntazigera nshakana n'umuhungu wabyaye, none dore ibyo unkoreye. Minani yagerageje kumwumvisha ko nawe yabikoze akiri muto kandi katanze kwimubwira kubw'ikindi kintu, ariko Kirezi aramubwira ati, ibyo aribyo byose ibi ni ibintu wakoze ku bushake. Ntabwo byumvikana ukuntu wabuze n'umunsi n'umwe wari kubimbwiraho mu myaka irenga 5 twari tumaranye Mina.
ubuse nakwizera nte kunkunda kuko niwe warambeshya ikintu nka kiriya. ariko se koko ubona nkwanga Kire? None se waba unkunda ukambeshya ikintu gikomeye bene aka kageni? ariko Kire, nagusabye imbabazi kandi rwose ndemera ko nakosheje. Kuki utambabarira? Iki kibazo kirakomeye ku buryo ntashobora kubyihanganira. Ubwo rero urihanga ntabwo turi burare mu cyumba kimwe. Burya amasaha yo ku munsi w'ubukwe abanziriza isaha yo kuba umusore n'umukobwa bari kumwe bonyine mu cyumba cy'uburiri, abasa n'abateguza ko uwo munsi uza kurangira bose babaye umwe. Ubwonko buteguza umubiri ko ari ibikorwa biza gukorwa hagamijwe kuwushimisha, umubiri nawo ugategura imbaraga zihagije ziza kuwufasha gukora neza icyo gikorwa. Minani rero amaze kumva ko uwo munsi atararana n'umugore we, yabaye nk'umubyeyi wari ujyanye imbyeyi ye ku isoko yajyaga imukamirwa ngo abone uko yishyura ishuri ry'abana, maze bene ingango bakayamutwara. ubu nubwo yagira ukwihangana byaba bimugwenda barahiye. Minani yarababaye azenguruka icyo cyumba asa n'utiyumvisha icyemezo cyo kumuraza nabi, kandi yari yiteguye kurara apfumbaswe. Yaratekereje yibwira ko gusaba umugore w'imbabazi bishobora gutuma ava kwizima akagirira umugabo w'impuhwe. Nuko yegeraho yari yicaye ngo amuterete, yibwira ko ahari biri butuma uwo mukobwa ava kwizima akareka kumuraza uko umwanzi abyifuza, maze aramubwira ati wowe kabyara we, kuzi ko nihanganiye imyaka irenga 5 twari tumaranye, ko wansabye gutegereza uyu munsi nkagerageza nubwo bitari binyoroheye, ariko nkubaye icyemezo cyawe waciye inkoni zamba ukareka ko ndaza nabi. Kirezi wari wamaze kuba umugore we mu buryo bwemewe n'amategeko y'abakristo n'ay'igihugu n'abantu, yabwiye umugabo we ati wenda ushobora kumbwira ko wihanganye, ariko njye siko mbibona, kuko bari abana ntabwo babyaye imbere y'iyo myaka 5. Rero ntabwo rwose icyo cyo wakimbeshya. Kandi nyine niba warihanganye muri iyo myaka yose, uyu munsi umwe cyangwa ingahe niyo yakunanira? Minani yarimo yibwira ko wenda umugore we ari umunsi umwe ashaka kumuhana, ntamenye ko umugore we yafashe icyemezo cyo kumufungira amazi n'umuriro kugeza ikibazo cye cyateye ibyo gikemutse. Minani abonye ko uwo mugore nta gahunda afite yo guhindura icyemezo yari yamaze gufata, yamubwiranye agahinda kavanze n'umujinya ati nta kibazo Kire, niba kukumva ko icyo ari cyo cyemezo wakagombye gufata, nta cyambuza kugishyigikira nubwo ntaba nkishimiye. Ariko Kire, reka nongere nkubaza iki kibazo so yigeze kukubaza. Wafashe iki cyemezo cyo kumbera umugore wabanje kubitekerezaho neza? Rwose mbwiza ukuri. Amarira yaratangiye kurunga mu maso y'uwo mugore wasaga naho ashobora kuba ataratekereje neza ku cyemezo yari yafashe. Yabwiye umugabo we ati Mina, nshobora kuba narashutswe n'amarangamutima nitaga urukundo, akangira umuntu utagira umutima utekereza ibindi bitari byo wambwiraga. Nibwiraga ko nafashe uyu mwanzuro mbyitondeye, ariko ntabwo ari byo. Nshobora kuba narahubutse. Minani yabwiye umugore wari kwihanagura amarira ati none se Kire, ubu bwo urabona udashaka gufata umwanzuro uhubutse? Uri umugore wanjye mu buryo bwemewe n'amategeko, ababyeyi bawe bazi ko uri umugore wanjye. None se urifuza iki? Urifuza gukomeza urwo wubatse cyangwa urifuza kurusenya? Kirezi yabwiye umugabo we ati Mina, rwose bibe uko bigomba kuba, ariko ntabwo nshobora kwishora mu bibazo kandi namaze kubibona. Uko nagenda njyenyine siko nagenda ndi kumwe n'umwana wawe. Uyu mwanzuro nawutekerejeho, ntabwo naryamana nawe kiriya kibazo kitarakemuka. Ariko Kire, nanjye nshobora kuba narakwibeshyeho koko. Rwose nanjye nshobora kuba narashutswe n'icyo nitaga urukundo naho ari ubujiji. Aka kanya nibwo ntahuye gushobora kuba bitandukanye cyane nuko nari nkuzi. None se Kire, utekereza ko ababyeyi bacu bazakemura iki ku kibazo jye nawe dufitanye? None se bazica abo bana nabyaye ntaragushaka? Bazabaha isindezo babagira babo? Bazakora iki mu by'ukuri ku kibazo jye nawe twananiwe kumvikanaho? Jye ndabona wagira ngo waje kubaka utazi icyo ugiye gukora. Umugore we yamubwiye ko ashobora kubifata uko ashatse, ariko ko bidashobora guhindura icyemezo yafashe, maze ahita ahaguruka asa n'ushaka gusohoka. Umugabo yaramubwiye ati Kire, mbabara utekereze kuri iki kintu ushaka gukora. Uzi neza ko icyumba dufite ari kimwe, kikaba aricyo cyarawemo n'umushyitsi w'inshuti yawe.
kuko ubwo nakubona uraye ukubiri n'umugabo wawe aragira ati iki, wakwihanganye byibura ukarara hano ko ntacyo ndi bukugire, aho kugira ngo twishyire hanze kandi ejo cyangwa ejo bundi ikibazo dufitanye gishobora gukemuka. Kirezi yanze kumva umugabo we, ahita asohoka muri icyo cyumba cyari cyateguriwe kuza gutuma abari babiri bahinduka umubiri umwe. Natwe nimudukundire dusubikira aha, hanyuma tuzasubukura ubutaha. Niba utarakora subscribe rwose gerageza ubikore. Niba wabikoze rero naho utaha mu bindi bice, ariko ushobora no kumva iyo nkuru uri kubona hejuru muri video, iyo nayo yagushimisha. Mwakoze rero, ibihe byiza.